ni ukuri mw'abana mu Rwanda ruvuye kure nimureke turwanire kurwuba rwose kujya twirirwa tuvuga ngo twatwitse ahiye koko okay nimutwika ariko namwe mushobora kuzashyana n'uwo muriro mwagiye mutwika munazimya abana banjye n'ukuri mukazimya kugira ngo twubake urugakoma bahiye ko umunsi umwe muzashyana ushobora gufata no kuduha yantambwe isigaye kugira ngo ugere aho bakagombye kugera izina ryawe murakoze cyane nanone mwakoze kuza kureba Allia the movie premiere. Turasaba abantu baparticipiye muri filime cast ko bagaruka tugafata ifoto hano kuri background y'urwibutso. Turabashimira cyane kwihangana, turabashimira ko mwaje. Okay, turakomereza ku ruhande. filime yamuritse ku mugaragaro niba wayikurikira ubonye ari filime mbe gute wagiye gukurikira ubutumwa burimo icyo wababwira nk'abantu kugira ngo babe kutagira kuba bahereza nabashishikaza kuyireba burya kuyivuga ntabwo aba ari bya usibye ko njye naje igiye kurangira ariko ndabyizeye kandi urabyizeye kandi wenda nk'ubutumwa bose nayitangiye ariko aho nayitangiye nabonye neza birangiye babajije wowe hari igitekerezo wumva usigaye no kuba wakira filime cyangwa se wagaza muri filime twagiye tubona nk'abantu cyangwa se tujya tubona n'abandi bantu bagaragara muri filime wowe nka Shaddyboo utekereza ko ugiye ugaragara muri filime runaka wenda yaba ari iyindi muntu cyangwa yawe maybe ariko ntabwo ibintu bya filime ari ibintu byanjye ariko nshobora no guca kuko nanjye ndi umu actrice bivuga ngo ushobora nko kunyuramo wenda utari project runaka akoze kubwo kwihangana kwanyu. Allia, you look splendid. You look gorgeous. Welcome. Shaddyboo. Please. Mugihe Allia ari gusoza umuhango wo gufata amafoto ndasaba abandi bantu bari hano hanze tugiye kureba na filime baba binjira. Cast ya Allia the movie, karibu. We welcome Justino. Ma'am, please take your picture. izamufasha ndetse ku bindi uretse gushima Imana no kuba numva nzakora n'ibirenze nta kindi.
kuri njyewe I'm so satisfied. Nkashimira management yanjye 1% international management. You're the best. I thank God for you guys. And ndumva nashimira na family yanjye. Ndashimira mwambari Faustin akora muri Wifota na Justine, you're the best. Ikindi gashimira mfite role model wanjye hano uyu munsi, umumama ujya uvuga atitaye ngo abari bunyumve barabyumva gute, abari bumbone barabyumva gute. Ndamukunda mama immaculee n'umutima wanjye wose, nakifuza ko yagira ikintu avuga kuri uyu munsi. She means a lot to me. Nazana imbere. Mwiriwe neza ko mbasuhuza ntimwonyikirize nuko muri mu makosa. Ndumva nahita mpamagara afande Kabera akaza hano akareba ibyaha twakoze, kuko twagombaga twese kuba twambaye masike, twakoze social distancing, ntabyo twakoze cyane. Ariko none mwese ndabakunda anyway, ariko ibyo nkunda cyane nibyo yakoze. Nk'umubyeyi, nk'umuntu babazwa n'ibibazo abana b'abakobwa bahura nabyo, byo guterwa inda imburagihe, byo gusuzugurwa, byo gutesha agaciro, bakababonamo imibiri yabo gusa no kwishimisha, nishimiye filime wakoze mwana wanjye. Ndagushimiye cyane. Dore rero ibyo dushaka ni bene ibi byereka abantu uko bagomba kwitwara, uko bagomba kubigenza. Ngira ngo mwabonye agasuzuguro kari muri iriya filime, mwabibonye uko umukobwa umugore yasuzuguwe bihagije. Arayanse tugomba kubyanga, nimudufashe twese hano tubyange. Tubyange kuko erega buriya nta muntu ukwiye agaciro uruta umugore, ntawubaho. Uruta umukobwa ntawubaho, kuko uwo mwana w'umukobwa niwe mugore w'ejo, niwe uzabyara akabyara abazadusimbura tutakiriho. Ndagushimiye cyane kandi nzongera ngushimire rwose. Mwabana mwe mwese hano abenshi cyane 99% muri urubyiruko, nkunda urubyiruko cyane. Mvuga muricara mukavuga ngo ariko ngo umurimo w'itangazamakuru uratuvuna. Ubavuna iki? We hari nagara urashyira ku rutugu? Yewe nagendanye nagara umujyi wose no hanze ya Kigali rwose, urumva tuyitwaye ku rutugu. Murazana akantu k'agakamera nk'aka mugashyira imbere, muzabaze ba Valence Rwamukwayizo batwara nta na tripire bagiraga. Ubwo mvuze domene yanjye, nanjye ndi umunyamakuru nize itangazamakuru, ndanarikora igihe kirekire n'ubwo nkora ibindi. Ni muri domene zose. Ni ukuri mwabana mu Rwanda ruvuye kure, nimureke turwanire kurwubaka rwose. Kujya twirirwa tuvuga ngo twatwitse ahiye koko, okay, nimutwika, ariko namwe mushobora kuzashyana n'uwo muriro. Mwagiye mutwika munazimya abana banjye n'ukuri, mukazimya kugira ngo twubake urugakoma. Bahiye ko umunsi umwe muzashyana, ariko ndabasaba, ndanabikunda iyo mwishimye, nimureke mbasabe, mureke twubake iki gihugu, tucyubake ku buryo wa musingi nta n'uzagisenya, nta n'uzabishobora. Arayanse nongeye kugushimira imbere y'abantu, ariko mwamuntereye amashyi kubera ko yewe nkunda abana bato batekereza ku bintu biri sustainable. Ndabakunda cyane ko ntabwo tubona benshi.
ndagira ngo mbifurize umugoroba mwiza, mbashimire kandi ko mwaje kumuteza. Reka mbabwire, uyu munsi niriwe mu kazi kenshi, niriwe muri assemblée générale, nirirwa mu biki. Ubu ngubu ndashaka kuva hagenda niruka, nimbibabwira kandi mubyemere niko biri. Iri joro ryakeye narayimfushije Masenge mushiki wa papa, niwe wari usigaye ari umwe mu bosogokuru yabyaye, ariko kubera urukundo mukunda, kubera ukuntu nemera ku Masenge nzane kujya kumugarura ko namushyize muri moke mu gitondo, ariko ubu ndagiye kugira ngo dukomeze ikiriyo. Ariko ntabwo nari kugenda naje kukubwira ngo congratulations, ngo turi proud of you ababyeyi bose, kandi dukeneye benshi nawe, kandi nzi ko muri mwe barimo banabishoboye. Imana rero ibambere umugisha mwinshi, kandi n'ukuri dukomeze tumushyigikire uyu mwana wacu, arega azatubere na role model y'abandi. Yewe azabe yabuzukuru banjye, yego kuko abana banjye nabyaye baramuta, ariko mwebwe muzabyara abazabera role model. Mureke rero tumushyigikire mu buryo bwose dushoboye, kandi dushyigikire n'igihugu cyacu, kuko abenshi muri mwe ntabwo muzi kutagira igihugu icyo bivuze. Jyewe ndabizi ko nabayeho igihe kinini ntagifite. Saba rero mugire umugoroba mwiza, n'ukuri Imana ibambere umugisha, kandi ndabakunda cyane. Imana ariko Imana ndayishimiye mbere yuko ibintu byose biba, irabizi ko nishimiye. Ikindi ndashimira abantu twakoranye kuri tekinike, ndashimira abamenya by'umwihariko. Iyi filime ni iyanjye 100%, ariko navuga ko ayifitemo uruhare nk'umuvandimwe cyangwa se nk'inshuti, nawe 100%. Yambaye hafi, yankoreye ibikomeye, ntashobora kwikorana njyenyine. Ndamushimiye. Ikindi ndashimira abakinnyi bamfashije, ndashimira Baraka, ndashimira Shirina nubwo adahari, ndashimira abandi bakinnyi bose nta baciye mu mazina n'abavuze amazina. Ikindi ndashimira abaterankunga bamfashije, ndashimira Kirundo, ndashimira Manuel, ndashimira Norbert, aribo ba Aitel na bro bundi nyine nibyo navuze Manuel, n'abandi bose bagiye bamfasha. Ndashimira Jado, sinzi niba hari n'abandi nibagiwe, banyihanganire. Ndashimira inshuti, buri muntu wese wagiye afasha. ndavuga kuri buri muntu umwe, itangazamakuru bakingirije abandi muri kujya ku ruhande, mwaraza arategerana bigeze nta kibazo. Ni kenshi byari bikomeye kuba iyi filime twayikora. Ndabarahiye pe, twari turi muri lockdown, tuza dukora iminsi 2 kugira ngo tujye muri lockdown. Turahagaze, twayikoze dutaha saa 12. Abanyakigali murabizi tubabwira ngo baze kuri televiziyo saa 7, twakoraga amasaha y'ibirori. Byaratugoye ariko turabikora, bibaho. Iriya kapo mureba hano, hariya n'umugabo yamaze imbere gato, umugabo Justin muri filime, aho ngaho yo kugira ngo dukine iyi filime bizahure. Twafashe icyumweru turi kumwe kugira ngo turebe ko twazahuza Baraka na Allia, bajya bashyamirana ntihazagira ikibazo kivukamo nyuma. Bamaze icyumweru batemberana, icyumweru bari kumwe. Ahantu twakinnye twaraharaga, ntabwo mvuze ko baranabana, ariko ibyumba bye bituranye. Rero mu bantu baje kugirana niba tunyine filime ibaho ikagera hano. Turabashimiye kuba mwarabanye muri filime kandi mukanashwana mukongera mukiyunga. Abatabizi ubwiyunge bwabaye nyuma bukomeye cyane, barakoze. Undi dushimira ni Bishop Pirate, wakoreshejwe kugira ngo amasezerano ya Pirate yakwegera hano imbere. My friend, niba uzi ko urwo rushingiye ku masezerano ya Pirate, umenye ko ari muramuzi ni DJ Diallo, avanga imiziki
ariko twamukinishije filime ndetse bari mu bishop mwiza rwose n'abanyamuziki muje muri filime byaba byiza cyane. Amashyi menshi kuri bishop. Turagera ku musaza papa wa Allia yitwa Muzehe Mota Eugene. Uyu musaza niwe mukuru muri sinema iwacu. Ariko iyo turi kumwe tugira inama ameze nk'umujene rwose atubwira ati ibi bintu kuba byarabayeho byabaye ko mwebwe ariko imyaka tugezemo mukabona namwe murimo muraza mudukurikira muzabibasha birushe kuri twebwe. Tureka tumushime tumuha amashyi cyane. Muzehe Mota rwo basaza maze kugerageza urakoze cyane. Undi dukurikizaho umugabo wagendanaga na bishop na just bapingama yaza imbere. Uyu mugabo yavukiye muri katikati hagati y'imipaka ibiri. Yavukiye hagati y'umupaka w'u Rwanda na Congo. Akaba ari umukonyi ntabwo yashakaga umukonyi. Ni umukonyi n'umukongomani. Rero yitwa Saddam Genshuti. Yagaragaye muri filime ayibashwa na Bishop nako na Bishop agashwana akongera agashwana na Justin papa yuko ngo atazigera arongora Allia ariko byarangiye nyuma y'imisi ibiri ayitakajemo subirayo. Undi turakurikizaho bodyguard twakesha amapampa rero bamsa amwita Yandare yagaragaye muri filime arinda Allia ariko uzajya urinda neza kuba mutembe. Rero nshishikariza abapampa niba murinze abakobwa mujye mubarinda koko umunsi uragiye neza. Ntukarinde umuntu ugire ngo yari yarinze sirena cyose. Undi tukikurikizaho bagaragaye kwa muganga baza ati ese koko uriya ni umuntu umugore wawe turabana. Ni muganga rero ubwo gaje muri sinema nawe nkamumera amashyi yadufashije ari n'ubu bateguye kugira ibintu bibeho adasinzira. Undi dukurikizaho yegera imbere. Uyu mumama yagaragaye muri filime agira inama Allia ati niko zubakwa. Ariko ndashaka ko iriya jambo ricika my friend. Niko zubakwa tubanze tubice. Ubura kubita umuriro ngo niko zubakwa. Izo zubakwa z'imbuga tuzazikuremo rwose twubake neza. Nawe yarakoze. Rero mwajya kwicarira. Abazi ko bakoze muri filime team technique kugira ngo izo nabo bazana twirukanyishe. Ubu n'abatekinisiye bazabirukana ubu nta kibazo. Nakwihuta team technique. Iyi filime mashyi menshi aho turi umugabo w'ibyuki sebirayo. Uyu mugabo mureba hangari wa marinette niyo afashe amashusho muri filime yose. Amashusho ubona yose abantu bagiye bashima niyo wayafashe nubwo televiziyo rimwe na rimwe ijya imugutwara ikamusuma ariko yarabifashe. Please permit me to stand on the existing protocol. I want to acknowledge the presence of my CEO, the Chief Executive Officer of 1% International Management Services Limited, and the person of Stephanie Nadi. You're very welcome. I also want to acknowledge the presence of our Director of Human Resources, Justina Nadi. Let me also acknowledge the presence of the Executive Assistant to the CEO, Barrister Kate Ogulafo. Platini, you're always there. You're my superstar. Allia, you're flying away. 1% International Management Services is all about building human capacity, trying to build a bridge between African countries, trying to harness the culture and the people, trying to harness the talents and take them to the sky. Try to pick the talents that are hidden, the talents that are in the hinterlands, and then send them to the sky and let the world see them and appreciate them.
1% is in the business of changing lives. We change lives. We turn it to the better, to the best. We have the eagle eyes of seeing talents, even when they are in their bedroom. We see them. We bring them to the table, and we expose them to the world very positively. We are very happy to be here in Kigali. We are very pleased to be here in Rwanda. We love the country. It's very hospitable, very nice people, very wonderful people. We are happy working with some of your own, the president of Platini P and Allia the movie, as of today. My daughter, a very wonderful girl, a very hardworking person, very determined to succeed, very disciplined girl, and very God-fearing. We're very happy working with you. We're very happy working with our Platini, very dedicated young man. He wants to succeed. He wants to make it there. He wants to go above the sky. We're very happy working with him. And 1% will be happy working with more talents. More and more and more talents. We'll be happy to expose more talents to the world. We're happy to take more talents to the next level. That is our business. Our business is uniting Africa, moving artists from where they are to up there. That is what we do. Gentlemen of the press, we are very comfortable with you. We are very happy with you. You're in a very high spirit. We are very thankful for your presence. Thank you very much. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you too, sir. Murakoze cyane. Rero akakanya munyemerere nakire the CEO. Yes, the head behind everything. Please, oh, he said you're hospitable. We can do better than that. Come on now. Give her a round of applause. Hello. Hello, Kigali. Hello. Thank you so much for having us. We are very blessed to be here today and to honor your star, our family, Allia. Okay, sorry. I have a face now. Thank you so much for coming out to honor your own, the star herself, Allia. And I'm very grateful to be here with everyone. 1% International is here to set the bridge between East and West Africa. And we in Nigeria being the big brother of Africa, I'm here standing to show the positive move that we have as a company. So I have come to you and I've decided to pick 2 of your stars to be part of my organization. So it started with Allia. Allia is more than a star to me. She's like a sister now, and she's very good at what she does. Looking at her today on the screen opened a different door for her. And in my mind, I'm so sorry, I forgot to recognize the presence of my Executive Director, Operations. His name is Chief Sir Mike Obieni
He's a titled man. When you see this, he's a titled man. I'm so sorry, sir. Okay, so I just want to say thank you, everyone, for being here to honor her, because it's her day. Nobody's stealing her day today. Platini, thank you so much for being here to honor the family, because once you have to do it here, and you're here, you have to be here, you're mandated to be here. And 1% come in peace and in love. And we're open for any other opportunity as far as Rwanda is concerned and Kigali. Thank you so much, everyone. Have a good evening. Thank you so much, Shoma. Thank you so much. And like she said, they are looking for talent, raw, good, creative talent to make shine throughout Africa. So don't hold back. Make sure you take the opportunity. Don't let them leave before you let them see you shine.